mwaramutse Yesu ashimwe. Zinduka ubyinira Imana, tambira Imana muri aka karirimbo, shima Imana ndetse n'urugo hose isi hose nimufashe dushime. Shima Imana ubyutse amahoro, shima Imana uri muzima, vugiriza Imana impundu. Haleluya, undi wabishobora. Ni ukuri ibyo Uwiteka yakoze iri joro ntawari kubishobora. Kugusubizamo umwuka ugahumeka nta muntu wabiguha, kuko ubyutsa ukaba ukiriho nta muntu wabiguha. Ni Uwiteka wenyine ubiduha, akavuga ngo nitubeho, ukatwongerera iminsi yo kubaho. Haleluya, tambira Imana, fungura umunwa uririmbira Imana, singiza Imana. Haleluya, mutakiye ni Imana yumva gusenga kunyiza. Tagushima ninde, tagushima yavahe, tagushima niwahe, tagushima ninde, tagushima niwahe, tagushima yavahe. Mutakiye kunyiza, utagushima ninde, utagushima iki gitondo Mana yabanje ndagushimiye. Wowe utanga ubuzima ugashyiraho imibereho tukabaho. Utagushima ninde gitare, gitare we ninde utagushima? Imana wahe, tagushima yavahe, tagushima ninde, tagushima nuwahe, tagushima yavahe, tagushima ninde mwami wanjye. Ibyo wakoze iri joro ko bikomeye, ineza yawe kari ndende. Tagushima yavahe. Mana shima Mana, umva gusenga kwacu. Shima Mana, shima Mana, uvuge zacu. Shima Mana, shima Mana, umva gubara byose. Shima Mana, shima Mana, umva gusenga kwacu. Reka dusome nyuma y'iyo ndirimbo. Tashima Imana ninde, ntawe kubaho n'ubuntu buturuka ku Mana. Niba utanabimenya rero warahombye, ngo byuko ushimira Imana, usingiza umwami. Rero shima Imana iki gitondo umaze gusobanukirwa ko Yesu ari utanga ubuzima. Mushimire, kuko ni benshi bifuza kumera uko umeze, ni benshi bifuza kuramuka ariko batabibonye. Ubu rero ukiriho, zinduka ushima Imana, fungura umunwa ushime, ririmbira Imana, shyira Yesu hejuru, manika amaboko yawe, byinira Imana mu gitondo. Iminota igahira, iminota 10 ukabyinira Imana, ukaririmbira Imana. Imana ikanezerwa, ikavuga ati wa muntu burya iminsi iramwongereye kubaho, ifite umumaro. Imana ikishima ku bwawe, ikanezerwa. Amen. Kadusome Zaburi 105 umurongo wa 4 kugera ku wa 7. Zaburi 105 umurongo wa 4 kugera ku wa 7 aravuga ngo, mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka ye yo mu kanwa ke. Mwarubyaro rwa Aburahamu mwe, umugaragu, mwarubyaro rwa Aburahamu we, warubyaro rwa Aburahamu we, mwarubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo mwe abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Haleluya. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwarubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo mwe abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose.
amen. Amen. Umwami ahimbazwe, umwami ashyirwe hejuru. Iki gitondo ndagushishikariza gushaka Imana. Iki ni igihe cyiza cyo gushaka imbaraga. Umushaka Uwiteka n'imbaraga ze. Ni igihe cyo uhaguruka ugashaka imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zakurengera, kuko imbaraga zawe z'umuntu hari aho zinanirirwa. Imbaraga z'Imana zadutabara, kuko imbaraga z'abantu hari aho zo zishirira. Imbaraga z'amafaranga hari aho zishirira. Ngo mushake Uwiteka. Gushaka Imana no guhaguruka mushaka mu maso ye, gusenga, guhaguruka ukihana ibyaha, ugashaka Imana, ugaragara mu gukiranuka. Aho Imana ikunda akaba ariho duhagarara. Ngo ni imbaraga ze, dushake imbaraga ze, dushake Uwiteka kandi dushake n'imbaraga ze. Nta handi tuzabonera imbaraga z'Imana, ni mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye kubonamo imbaraga z'Imana, dukeneye kubonamo imirimo y'Imana, dukeneye kubona Imana yongera gukora, dukeneye kubona Imana yongera kugira ibyo ukuyeho, kugira ibyo isizeho, kugira ibyo yubitse, kugira ibyo yubuye. Mu izina rya Yesu, ngo mushake mu maso h'iteka ryose. Tugomba gushaka mu maso h'Imana, gushaka Imana yo itanga ubugingo, gushaka Imana yo munyembabazi, gushaka Imana yo nyiramahoro, gushaka Imana yo nyir'ubutware n'ubushobozi. Kandi abayishakanye umwete, niko Bibiliya yavuze, barayibona. Ushakanye Imana umwete wese arayibona. Ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze. Iki ni igihe wakibuka imirimo Imana yakoze, ukibuka Imana aho yagukuye. Ninde utagushiba, ninde utashima Imana? Ukibuka Imana imbabazi yatugiriye, tukibuka hahandi Uwiteka ageze gutabara, hahandi twari dusebye ariko ukavuga ati ibi ngibi ni Uwiteka ubikoze, tukamanika ibiganza. Uwo ni we mwami, tukabyibuka ntitukabyibagirwa. Ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Hari ibintu Uwiteka yavuze arabisohoza, hari ibintu Uwiteka yagiye ashyiraho kubw'ijambo rye tukabyisangamo, ntitumenye n'igihe yabikoreye. Haleluya! Kubera ko ari Imana. Ngo ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke, haleluya, ntitukabyibagirwe. Hari aho wisanze utanabitekerezaga, ntukabyibagirwe. Ahubwo tujye dushima Imana, tujye dushimira Imana iyo mirimo yakoze, tujye dushimira Imana ibyo bitangaza bye. Ngo mwa rubyaro rwa Aburahamu, mu mugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo, mwabatoranijwe, turi abana ba Aburahamu mu buryo bw'umwuka. Turi urubyaro rwa Aburahamu, tukaba abana ba Yakobo, abo yitoranirije kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Umva uko Uwiteka yavuze, ngo Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Iri ni ijambo wakwatura ku munsi, ukavuga ngo wa munsi we, Uwiteka niwe Mana yanjye. Ibindi byose bihagarare, ibindi byose ntacyo bivuze. Ukavuga ngo amateka y'Uwiteka ari mu isi yose, ibyo yaremye isi, ahubwo isi yaberemwe n'intoki z'ibiganza bye. Ukatura imbaraga z'Imana. Ahangaha ni uguhamya ukwizera kwawe, ni uguhamya icyo wemera, ukabihamya ukavuga ngo nizera ko Uwiteka niwe Mana yanjye, Yesu akaba umukiza wanjye, Umwuka Wera akaba umufasha. Ukabyatura ukavuga ngo Mana niwe Mana yanjye, nta yindi Mana iriho uretse wowe. Ukabihamiriza imbere y'Uwiteka, imbere y'Umwami Imana. Haleluya! Ukabimubwira, tuhite ndagukunda, niwe Mana yacu. Ukabizatura mu kirere cyawe cy'umwuka, uvuga ngo ikuzimu bimenyekane ko Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yampaye Yesu, ariyo Mana yanjye, ariyo Mana nizera, ariyo Mana niringiye, ariyo Mana ntegereje. Ibindi byose biceceke, induru zindi ziceceke, ibindi byazaga kwishyiraho mu buzima biceceke. Ahubwo Uwiteka Imana yanjye akore, ahubwo Uwiteka Imana yanjye ategeke, ahubwo Uwiteka Imana yanjye aganze. Akaba ari kuvuga iki gitondo ku munsi wawe. Haleluya! Uzi iyo umuntu ahamya kwemera kwe, uzi iyo uproklammye kwizera kwawe, ibyiringiro byawe ukabivuga, ni ibintu bimenagura Satani n'ikuzimu. Barahungabana n'ingabo ze, kubera ko ubuvuze ikintu gikomeye. Hari ikintu ubusizeho mu mwuka wawe kigahamya. Abazimu baza guteruriza umuntu, bya bindi biza kugutera ubwoba, bya bindi biza kugushitura, bisanga wavuze kwizera kwawe ubu bifungiye inzira. Bya bindi biza kukwihebesha bibura aho bimenera, kubera ko uba wahagaze ku kwemera kwawe, ukwizera kwawe. Kandi noneho ntuguhagararemo gusa, ahubwo ukanafungura umunwa ukabihamya, ukabyatuza akanwa kawe. Ibyo birakora, narabyiboneye. Haleluya! Umwami ashimwe. Ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze. Ndakwibutsa ko turi mu kwezi ko gusenga. Haguruka ushaka Imana. Imbaraga z'Imana nyamara urazikeneye mu buzima bwawe, kugira ngo zigukorere. Mushake mu maso, ibindi wabishaka ntibikunde, abandi wabashaka ntibikunde, ariko imbaraga z'Imana iyo zije
zikora n'ibyo utatekerezaga, bikora n'izo tutari tuzi, zikora ibitamenyerewe mu buryo budasanzwe. Turashima Imana y'imbaraga nyinshi, turashima Imana itagira ikitangira, turashima Imana yacu, umubyeyi wacu, umwami. Oh haleluya, haleluya. Kubw'amaraso ya Yesu Kristo watwemeye akatwinjiza mu rugo, niwe Mana yacu. Amateka yari mu isi yose, ibyo byandikwe ku munsi wacu, ibyo bimenyekana uyu munsi ko Uwiteka ariwe Mana yacu, waremye ijuru n'isi, ariwe Mana yacu. Mana turagushimiye, niwe Mana yacu. Turagushimiye ko iki gihe ari igihe cyiza cyo kugushaka, ari igihe cyiza cyo gusenga, ari igihe cyiza cyo gutitiriza, ari igihe cyiza cyo kuguhamagara, ari igihe cyiza ushyizeho ngo abantu bashyire amavi hasi. Ijambo ryawe undi mungarukira nzabagarukira. Ari igihe cyiza cyo kukugarukira, tugashaka Mwami, tukagushaka, kandi abagushaka barakubona. Tugashaka imbaraga zawe maze nizikora imirimo ikomeye n'iyoroheje mu izina rya Yesu. Tugashaka mu maso hawe Mwami, tukakugunda, tukakubaha mu izina rya Yesu. Tukibuka imirimo yawe wakoze, hari ibintu byinshi wadukoreye, tukongera tukabyibuka, tukakunezererwa, tukagushima, tukibuka ibitangaza byawe n'amateka yawe. Haleluya, tukabyibuka, tukanezezwa n'ibyo, tukumva tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Tukumva tubyibuhiye muri wowe kubera ko tugufite, ntitwifuza undi murengezi. Turagushimye kuba twemeye, natwe turi abana bawe biciye amaraso ya Yesu Kristo. Turagushimiye Uwiteka, ni wowe Mana. Ibyo byandikwe kuri uyu munsi, kuri buri saha y'uyu munsi byandikweho, niwe Mana yacu. Nta yindi Mana tuzakorera, nta yindi Mana dufite, nta yindi Mana. Izindi Mana zindi ntizibona, ntizivuga. Zaburi 115 niko yavuze. Ahubwo wowe uri Imana ikora icyo ishaka, wowe uri Imana ireba iterekwa, wowe uri Imana yirebera, wowe uri Imana ikora bikemera, uri Imana isezeranyira ugasohoza, uri rutica umugambi, uri Imana ishobora byose. El Shaddai, ndagushimiye, urakoze Mwami. Amateka yawe ari mu isi yose, imirimo yawe ugenda ukora ku isi yose, uburyo ugenda wigaragazamo mu isi yose, byerekana ububasha bwawe bukomeye. Turagushimiye ko twakumenye, turagushimiye ko wadukunze mbere. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Mwibuke gukora subscribe na share. Shalom.